rero Unity Club ikintu yadukoreye cyiza nshaka gukomeza kubakiraho abantu guhambuka ukaba umuntu ukarekura icyakubayemo icyakugenzemo icyakurayemo kiganisha mu mateka mabi umuntu kikamuvamo biramufashaga bifasha n'abandi bifasha uwahambutse ni nko kwicuza menyera ko ibintu bimwe byuzuyemo ibinyoma hari abajya kwicuza mu madini ntabwo ndishobora kutabeshya kubera ko niba udashobora kwicuza ibingibi sinzi kandi ko bariya bagiye kwicuzaho mu by'amadini ari byo bababwira baranahimba kera nkiri umwana nagiye kwiga muri Gatolika ndi umunyagatolika ibyo nabyo ni inheritance namubaye ntabifitemo uruhare ntabizi ariko nkuze ndabyubahiriza ababingize ndabyemera kera rero nagiye ariko banza ngiye no gukora icyaha ubundi ntawe ubivuga ariko gukomezwa ni muri primaire confirmation hanyuma routine ubwo nagombaga no kwicuza nkabwira batwigishaga nk'ubivuze ndishe mbigire nti ugenda wicuze sasa ngiyeyo ngezeyo ibyo navugaga ushobora kuba ngiye gukora icyaha nuko ngiye kuvuga ibyo navuze ubundi ubanza bitavugwa ariko ko bambwiye ngo ngomba kubikora iyo ntazi kubikora ntabwo bajyaga kunkomeza so ndagenda ngezeyo ndahimba reka icyaha nkigarukirizaho ariko nayo nagize ntabyo nakoze kuko nari nushakisha icyaha ngomba kwicuza kugira ngo nkomezwe so rero abantu ubundi ibyo kwicuza birahari cyane cyane muri aya mateka yacu kubyicuza neza ntabwo ari ukujya hariya icyo gihe akantu k'akabogisi babegamo bakagafungura baba turi ku murongo kongorera so ariko kwicuza nyako gukwiriye kuba hano tukatura tukabivuga ibyo ngibyo nkubwira bigomba kuba bibohora uwabikoze ariko bifasha n'abandi bose bicaye n'abandi bamwumvise
ni ibintu biremereye bivunanye ariko ni ibintu na ngombwa bifasha the society to heal. Ku buryo rero nubwo ndashimira ko hari ababikoze, hari muri nama ya mbere rwose ni byiza kuganira amateka yacu, nubwo aha hari abacamanza ntawe uzakurikirwa n'urwo rubanza, ahubwo birafasha pe. It heals the soul. Yes. Bifasha imitima yacu kuba abantu bazima, tukava muri ya mateka mabi twabayemo, ahora akekana, areba nabi, yishyuzanya, ati niwe wagize nabi, undi ati niwe wagize nabi mbere, ntahakane ko atagize nabi ariko akavuga ngo we yaje akurikira. Babanje gukora icyaha ni wowe, nanjye nagikoze nyuma, ntabwo bikuvanyeho icyaha. Ahubwo mwese hamwe mwicuza ibyo byaha bijya iruhande, twubake igihugu cyacu, kuko iyo byafashe iyo nzira n'ibikorwa bigenda neza, tugakorera abanyarwanda, abanyarwanda kandi bo nta kibazo bafite, barumva.